ubuzima buryoshye nakoze ubushakashatsi negereye inararibonye nasomye igitabo cy'ubucurabwenge nasanze iyi nkuru ari impamo iby'abahanga bananiwe kumenya imana y'ab'ishuri y'abatazi iby'abanyabwenge b'isi bapinga nta ngaruka mbi bigira mu buzima nakoze ubushakashatsi negereye inararibonye nasomye igitabo cy'ubucurabwenge nasanze iyi nkuru ari impamo iby'abahanga bananiwe kumenya imana y'ab'ishuri y'abatazi iby'abanyabwenge b'isi bapinga nta ngaruka mbi bigira mu buzima niba habaho ubuzima buryoshye no kuba mu bana umeshe kamwe niba habaho ubuzima buryoshye no kuba mu bana umeshe kamwe niba habaho ubuzima buryoshye no kuba mu bana umeshe kamwe niba habaho ubuzima buryoshye no kuba mu bana umeshe kamwe niba habaho ubuzima buryoshye ntekereza nakomeze gutsinda ariko ntatinyuka gupfundura udushumi tw'inkweto zabo ariko nyakubahwa Bishop numva twamuye umwanya akaba twakirira dutuze Imana icyubahiro mu mwanya turimo gasaba nyuma dutuze duhe Imana icyubahiro Imana niyo ya mbere aho turi hano Imana niyo nkuru aho turi hano kuko Imana w'ikintu Umwami Yesu n'abataramwikiriza muri bumwikiriza uyu munsi reka dushime Umwami Imana wowe ugategeka iteka mu izina rya Yesu Kristo turi hano ku bwawe Imana turi hano ku birori by'abakozi bawe bw'ikorali turi hano data kuko twakwakiriye kugira ngo tubane nawe dukorane n'ijoro turimo abariho umuyobozi wacu abandi aba bose Imana bashyize mu maboko yawe bamugisha kandi ubarinde umwana w'Imana dukingure uyu mukoro n'ibirori muri uyu mugoroba Mana ubamugisha kuko uri Imana yacu dusabe abanyarwanda n'abaturarwanda bose
muri Kigali nabo bagejuru twakiriye by'umwihariko. Abantu Imana twagira ikiboko nawe tugakomera mu mashyi kuko twakomeye mu abantu. Yesu Umwana w'Imana ahimbaza kandi ahagukiwe. Yo kwimenyereza umwuga w'ubutumwa hamwe n'abagenzi n'abandi bavugabutumwa bari hamwe nawe kandi baje gushyigikira nawe muri iki kirori. Mubazere amashyi mu mashyi. Nitwa Robert Gatsinzi, ndi umuririmbyi kandi umuhanzi w'indirimbo z'Imana, ndirimbana na groupe Morning Star. Turimba indirimbo z'isanamitima, tukanaririmba n'indirimbo zifite message yo gukundisha abantu Imana, gukundana ubwacu nk'abantu Imana yaremye, gukunda igihugu cyacu, haranira kubaho mu buzima buzira ibiyobyabwenge, buzira ikintu cyose kibi gihabanye n'ubushake bw'Imana, ariko nanone cyatubuza kubaka ejo hacu hazaza igihugu cyacu. Morning Star yatangiye ari njyewe ngo naririmbaga ndi Robert, hanyuma nyuma yaho nza gushyira initiative nari mfite mu rubyiruko bagenzi banjye, bigisha gukunda Imana, kwirinda ibiyobyabwenge. Bamwe mu bagize itsinda rya Morning Star n'abana bahoze bakoresha ibiyobyabwenge, ariko ubu babyihannye kandi bigisha na bagenzi babo kubireka. Hanyuma nta gihe kinini gishize yiswe Morning Star kuko natangiye indirimba kuva niga primaire, naririmbaga indirimbo z'Imana, narandikaga indirimbo atinya rimwe n'imwe kuziririmba, ariko kugenda nagendaga nzamuka mu rusengero bakampa umwanya nkaziririmba bitaramo, hanyuma kugeza igihe nabashije kuba umuntu utangira gutoza bagenzi banjye. Bamaze kuboneka dukora ikitwa Morning Star, ari impamvu mwumva bavuga Robert na Morning Star. Okay, none ndagira ngo Robert utubwire nkawe nyine ku giti cyawe, igihe wari Robert ku giti cyawe, uyu munsi ukaba uri Morning Star, kubera iki niba uyu munsi yarabaye group itabaye Morning Star ku giti cyayo, ngo ntibakavuge Morning Star ngo banavuge Robert na Robert? Murakoze cyane. Njyewe nigeze nifuza ko twakwitwa Morning Star gusa, ariko abana barambwira bati no, Robert, twakuze twumva Robert, twabwirirwa ubutumwa bwiza na Robert, twatojwe kuririmba na Robert, so tukore Morning Star ariko twabajije Robert, tukore group yitwa Robert na Morning Star. Robert na Morning Star. Kwitwa Morning Star byatangiye muri 2010, hanyuma kugeza ubu dufite indirimbo nyinshi, dufite indirimbo zigera muri 200, hanyuma izo tumaze gukora nk'ama audio n'indirimbo zigera kuri 13, izindi tuziririmba ntabwo zirakorwa. Impamvu turi hano rero ni igitaramo gitegura ibikorwa byacu byinshi dufite imbere. Dufite umushinga wo kulaunchinga indirimbo zacu muri uku kwezi kwa gutaha kwa kabiri, hanyuma turimo turategura, turi mu gitaramo cyo gutegura cyahuje abakunzi ba Morning, kuko nibo badusabye, abakunzi ba Morning Star, Robert na Morning Star baradusabye ngo tubategure igitaramo kidufasha gutegura launch dufite mu kwezi kwa kabiri mwaka utaha.